Hallelujah, 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 hallelujah. Isezerano rishya rihuriye he n'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu? Ubwo twagiranaga ikiganiro ku rubuga Kubaturwa TV ruboneka kuri YouTube, mu kiganiro twagiranye twabonye umuntu wizeye Imana bimuhanirizamo gukiranuka. Ubwo Imana yageragezaga Aburahamu, Imana yamusabye ikintu kidasanzwe Aburahamu yabonye mu buryo budasanzwe we atari niteze kuzabona. Nyuma yaho Aburahamu aza kukigeragerezwamo. Ese ni iki? Uwiteka yasabye Aburahamu gutamba umwana we w'ikinege ari we Isaka. Nyuma yaho Uwiteka amaze kubona uko Aburahamu amaramaje, Uwiteka amugirira isezerano ry'ibihe bitarondoreka. Reka tuze tubirebera hamwe mu itangiriro igice cyaho cya 22 umurongo wa 15 kugera 18. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 15 kugera 18. Dusoma ngo: maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiriye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunye mu mwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'inyenyeri n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi uzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Mu rubyaro rwande rwa Aburahamu rukomoka kuri Isaka cyangwa Isaka, nibwo amahanga yose azahererwamo umugisha. Isezerano rishya rihuriye he n'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu? Reka tubanze turebere hamwe isezerano Imana yagiranye n'ishyanga rya Isirayeli ubwo bari mu kibaya cy'umusozi Sinayi. Mu Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 kugera ku 8 dusoma ngo: none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambira amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Aya ni amagambo y'Uwiteka. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abayisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Ese ye Abisirayeli baje kubikora nk'uko bari babisezeranyije Uwiteka? Gusa Uwiteka ibyo yari yagiranye, isezerano yagiranye n'abantu, ntago ryaje kuba uko byakagombye kuba riri. Baje guteshuka bituma badakomeza kubaho uburyo Imana yari yagambiriye cyangwa se yari yateganyije. Bituma Imana ibahereza ikindi kintu gikomeye, ishyiraho amategeko. Ese ayo mategeko baje kuyumvira? Ko Bibiliya bigaragaza cyangwa se ibyanditswe byera, baje kunamuka kw'ayo mategeko. Nyuma yaho Imana iza kubinyuriza ku ntumwa ya Yesu ariyo Pawulo, mu gitabo cy'Abagalatiya igice cyaho cya 3 umurongo wa 19 kugera 22, agira ati, none se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro, kugeza aho urubyaro ruzazira, urwo rwasezeranije
rwasezeranijwe, kandi yahaye abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora uwo muhuza si umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba yarabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Reka turebere hamwe ubuhanuzi bwa Yeremiya n'isohozwa ry'ubwo buhanuzi. Yeremiya yatoranijwe kuba umuhanuzi, ndetse ahabwa n'ububasha. Ubwo bubasha yahawe n'ubuhe? Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya mbere, umurongo w'10, dusoma ngo, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Nyamara Yeremiya yahawe ubutumwa bwiza, ubutumwa bunyuriye mu buhanuzi. Abisirayeli baza kunangira. Uwiteka rero yaje kubona ko Yeremiya asuzuguwe. Nyuma yaho Uwiteka aza kugira isezerano ritari rihuje na rya sezerano yari yaragiranye n'ubwoko bw'Abisirayeli. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 31, umurongo wa 31 kugera 32, dusoma ngo, Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabirongoreye. Intumwa Pawulo yagaragaje kuri iryo sezerano, cyangwa se yagarutse kuri iryo sezerano igihe yandikiraga Abaheburayo. Igitabo cy'Abaheburayo, igice cyaho cy'8, umurongo wa 7 kugera ku 9, dusoma ngo, iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibaga iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezeranya isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, idahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batanyumviye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Ariko se isezerano rishya ni iki? Isezerano rishya ni iki? Kugira ngo dusobanukirwe isezerano rishya icyo ari cyo, reka tubanze tumenye impamvu isezerano ry'amategeko ritangwa, impamvu y'itangwa ry'isezerano ry'amategeko. Mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 22, umurongo wa 17 kugera 19, Uwiteka yasezeranije Aburahamu ko yagombaga kuzamuha umugisha, kandi yagombaga kugwiza urubyaro rwe, ndetse n'inyenyeri zo mu kirere zizahana n'urubyaro rwe. Amaherezo byaje kugenda bite? Baje kutumvira Uwiteka. Uwiteka ntiyakomeza kubana n'iryo shyanga ryagize ute? Ryamwigometseho. Impamvu mvuga ngo yaje kwitandukanya n'iryo shyanga ryabyiyitiriraga ko ari abagaragu b'Imana b'umubiri, ntago Uwiteka yakomeje kubana n'iryo shyanga. Nanone uko uzagenda umenya Imana neza, uzarushaho kubona ko igira neza abantu badatunganye. Uzi izi mimerere yacu. Muri Zaburi y'103, umurongo wa 13 n'uwa 14, handitswe ngo, kuko izi mimerere yacu yibuka ko turi umukungugu.
iminsi ye imeze nk'ubwatsi, nk'uburabyo bwo mu misozi, niko ishira. Byumvikana ko Uwiteka kuba azi imimerere yacu, azi neza ko twaremwe mu mukungugu, niyo mpamvu yasezeranye irindi sezerano. Tumaze kurebera hamwe uburyo Uwiteka yaje kugoragoza ishyanga rya Isiraheli. Nyuma yaho rinaniwe, Imana iteganya gushyiraho irindi shyanga, kuko ubwayo nta sezerano ryayo rikumwa mu nkokora. Nusoma muri Yesaya igice cyaho cya 55 umurongo wa 11 hatubwira ngo, nkuko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizashobora gusohoza icyo nshaka, rizasohoza icyo naritumye. Byumvikana ko Uwiteka isezerano yari yahaye Aburahamu yakomeje kuririnda. Ikimenyimenyi, Uwiteka akimara kubona ko abantu turemetse mu buryo cyangwa se tubogamira ku cyaha, cyane ko yibuka ko twavuye mu mukungugu, yaje binyuriye ku muhanuzi Yesaya, yaje kugira ubundi buryo abikora. Nusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 31 umurongo wa 34 dusoma ngo, kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bavindimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha abandi bose. Niko Uwiteka avuga, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzakibuka ukundi. Ari icyo Imana yagombaga gukora kijyaniranye n'irisohozwa ry'ubu buhanuzi. Mu Baheburayo igice cyaho 9 umurongo wa 15 kugera 28 dusoma ngo, kubw'ibyo rero, kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagariwe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo yabahayeho uwabapfiriye gucungura abacumuye, bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Igisezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranyije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo byonyine, kuko ritagira icyo rimarira rwose uwarisezeranyije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagiraho mu gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategetse. Nuko ihema ry'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. None se nyuma y'ibi Mose yakoze, ni iki cyabaye? Ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya itubwira amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 16 igira riti, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
nusoma urasanga nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu yagombaga kumanikwa. Byumvikana neza ki nuko ijambo ry'Imana ririzima, kandi isezerano Uwiteka yasezeranyije ritagomba guhera. Twaganiraga ikiganiro kigira kiti isezerano ry'Imana rihuriye n'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Tuzakomeza tureba icyo Bibiliya yigisha. Mugira amahoro. Hallelujah.